utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo utazagira ikigucika kwiga imikorere ya Livegood, hanyuma n'amakuru yose yagenda agufasha kugira ngo ubashe kugira umusaruro muri Livegood. Ikinzanye nanone ni ukugira ngo nongere ifashe wowe utari wabasha kumenya gukoresha application ya Livegood. Tugenda twiga byinshi kuri Tumenye TV, kuri YouTube ndetse no kuri page ya Facebook, naho usanga ama video yagufasha, ndetse unyuze inbox kuri WhatsApp ukatwandikira kuri 078 110 nimero ya WhatsApp, cyangwa waduhamagaraho mu gihe wagize ikibazo. Aho ngaho tubasha kugufasha. Ukeneye gutangira, ukeneye kwishyura membership, ukeneye kwishyura konte, kuyaactiva ndetse n'ibindi, ibyo byose turagufasha. Mbese ikibazo cyose waba ufite turagufasha. Ndetse mu gihe wagize ikibazo ukeneye guhura natwe, Nyabugogo niho udusanga kuri ofisi, hamwe n'abandi barideri bo kugufasha, maze ikibazo cyose waba ugize kuri Livegood kigakemuka. Nguhaye ikaze rero. Ikinzanye aka kanya ni ukugira ngo nkwereke uburyo wabasha gukereya account, ndetse n'uburyo wabasha gufata position muri Livegood. Ubwo bivuze ngo uri umunyamuryango ukaba utari wabyiga ibi ngibi, aya ni amakuru ugomba kumenya. Ikintu cya mbere ukabasha kumenya guha umuntu mushyashya wigishije akabasha gutangira, kandi agatangira bitamugoye. Twihuse rero tugiye kureba uburyo watanga position, umuntu yafata position iwawe, ndetse yamara gufata position mukaba mwabasha gukereya account, hanyuma ibintu bikaba neza. Reka twihute, nizere ko ufite connection. Ndashaka ko tujyana. Injira muri konte yawe ya Livegood ufunguye unyuze muri Chrome, nk'uko ureba ku iki gice cy'iburyo, uramanuka ujye muri login, hanyuma urashyiramo username ahambere hatangira nk'uko uri kubibona. Numara gushyiramo username urashyiramo na password, hanyuma ukande winjire. Ukimara kwinjira urabona winjiyemo hagana hasi bakwereke platform ko wamaze kwinjiramo, ndetse no kuri tudomo dutatu, turongo dutatu dutambitse, nizere ko uhari. Hanyuma aho turahita tumanuka, ubwo tugiye kureba uburyo uri butange link. Uramanuka hano kuri dashboard, urabona home, urabona membership, product, my info, team, ndetse ukamanuka hasi aho tuza kugera ni kuri my website. Nizere ko wageze kuri my website, wayigezeho. Yes, uri muri platform yawe, kanda ku ijambo my website. Yes, rifungure. Hanyuma numara gufungura urabona ano magambo menshi, ngira ngo urayabona uri muri konte yawe. Tugiye kureba aho uri bukure link waha umuntu wigishije ukeneye gufata position, ndetse ukeneye no gutangira kwishyura membership. So nizere ko wamanutse. Harimo link eshatu, ariko tuza kurebaho ni iyi ngiyi yanditse livegoodtour.com. Ngewe handitseho livegoodtour.com, akarongo gahagaze Tumenye TV, kuko niyo website yanjye. Nawe biraza kuza mu mazina yawe, ariko icyo ugomba kureba livegoodtour.com. Kano kajambo tour nikaburamo umenye ko iyo link ugiyeho atariyo. Hanyuma niba ukeneye kuyiha umuntu ugiye gutangira, ukayimuha kuri WhatsApp, urayikandaho, nurangiza uyikopiye. Numara kuyikopiya, ngira ngo urabona urahita ukanda ujye kuri copy. Numara kujya copy, ushobora no kujya kuri share, byose birakunda. Hanyuma ujye muri WhatsApp ya wa muntu, donc nurangiza uyimwohererezeho. Numara kuyohereza, nawe aratangira afate position. Kimwe nuko ushobora nawe kumufatira position, icyo gihe ukandaho, wamara gukandaho ifunguka. Iyo umaze gufunguka ugera hano mo imbere. Yes, ikibona handitseho life changing product, ariko nari amagambo ngo ndayirengagije kugira ngo twihute, ariko ngira ngo nawe urimo urayareba, urimo urayasoma. App 275 off, arimo urasangamo video, ndetse iyi video irakwigisha uburyo ugomba gufata position.
Yes, kuba tumva icyongereza nibo twaje kugira ngo dufashe ku bindi muri Livegood ibintu byose biba bisobanutse. Hanyuma wa muntu wahaye pozisiyo cyangwa nawe ugiye gufata pozisiyo, icyo uramanuka hano hasi ubonaho bakubwira ngo uzuzamo izina rya first name, uyishyiremo na last name. Izina wayacurika wagira gute hano biraza gukunda, upfa kuba washyizemo amazina yawe witwa, ngira ngo urimo urabibona. Hanyuma uraza gushyiramo email yawe. Ahangaha kuri email ni icyitonderwa, ushyiremo email uziye username na password. Email ukoresha uzi kwikora neza. Nudakoresha email idakora neza uzagira ikibazo, ushobora kuzatakaza na account yawe. Banza ucekinge niba email yawe ifite username na password ubizi neza ku buryo wayivana muri telefone ufite ukayishyira mu yindi. Yes, nizere ko ibyo wamaze kubikora, wujujemo amazina byose wamaze kubyuzuzamo, wanditsemo hariya nk'uko ubibona, wabyujuje byose. Yes, wamaze kubyuzuza nk'uko nanjye ndi kugenda ngerageza kugira ngo nguhe urugero. So wamaze kubyuzuza, bimeze neza. Tubyuzuze, nanjye maze kubyuzuza. Hanyuma tumaze kubyuzuza twese, uhita ukanda kuri reserve my position now. Yes, ukakanda kuri ra jambo bitewe na connection ufite, urategereza. Numara gukandaho yes, baraguha amasaha asigaye. Hanyuma nibamara kuguha amasaha asigaye, ubwo just umaze kubikora, hita ukanda hano kuri locking in your position. Aho ngaho numara kuhakanda, ubwo uraba umaze gufata pozisiyo. Bizagutwara iminsi 7 uhereye igihe wamaze kugirira, cyangwa se niba wishyuye kwa gatanu ni iminsi 7. Ariko icyo nakubwira cyo ni ukugerageza kwishyura vuba, kuko hano maze gufata pozisiyo, abantu bose bazinjira bazaza bajya inyuma yawe. Nutishyura bazabagukuraho, ariko nuwishyura bazakora inyuma yawe, ubashe kubagiraho inyungu. Tukiri hano pozisiyo wamaze kuyifata, ahangaha ni rwo rugendo rwa mbere, niyo step twabasha kugeraho. Ariko tukiri hano ushobora no gukomeza ugakora konte yose ndetse ugahita unishyura. Urakomeza hano umanuke hasi. Yes, umanuke ujye kuri join, ukande kuri ijambo join, urarireba. Hanyuma numara kurikanda, urahinguka kuri ya myirondoro n'ubundi wujuje, ya first name, last name, ya email urayishyiramo. Hanyuma ushyiremo nimero yawe ya telefone nk'uko iri, ishyiremo uyuzuzemo. Numara kuyuzuzamo umanuke hasi ushyiremo ucreating username, nayo uyuzuze uyishyiremo. Username, ura-creating password hagana hasi ndetse unayiconfirming. Yes, irabizi igizwe n'imibare hejuru y'8 cyangwa se inyuguti n'ibimenyetso 8. Ahangaha ugize ikibazo wabaza apply waguhaye business, cyangwa natwe kwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp tukagufasha, nta kibazo, ukabyuzuza neza. Hanyuma urakomeza, ukomeze wuzuze, umanuke hasi. Ukimara guconfirminga ya password ukomeze. Ushobora hano kwishyura mu buryo bubiri, ushobora kwishyura ukwezi cyangwa se ukishyura umwaka. Niba ugiye kwishyura ukwezi, uraza harakura $40 hano handitse option ya mbere, ushyiremo kariya kantu k'umukara. Yes, ugakandeho. Hanyuma niba ugiye kwishyura umwaka, uramanuka ku option ya kabiri, kariya kantu k'umukara ukamanure kajye hariya muri option ya kabiri. Nurangiza ufivure condition, ubwo umanuke hasi ushyiremo igihugu cyawe, ni u Rwanda. Ushyiremo address ya mbere, address ya kabiri, aho uherereye. Nurangiza kubishyiramo ushyiremo, nurangiza kubishyiramo uramanuka ujye hasi. Bakwereka uburyo bubiri bwo kwishyura. Hari kwishyura kuri credit card, cyangwa se ukishyura ukoresheje cryptocurrency. Ariko uburyo gukunda cyane bukoreshwa cyane ni ugukoresha cryptocurrency. Uramanuka kano kantu k'umukara wakanze wafunguye. Yes, numara kugafungura ukande kuri kariya kantu k'umukara, ugafixe kajyemo. Numakamara kujyamo, hanyuma ukomeze ahagana hasi. Yes, urakomeza ahagana hasi. Byose niba wabikoze neza, password wamaze kuyikora neza, urahita ukanda kuri continue. Hanyuma ukomeze. Konte iraza kuba yiremye, muvanga uraza kufite username na password. Yes, ahangaha ufite konte iri créé.
ifite username na password. Hanyuma ushobora gukomeza ukishyura ukoresheje cryptocurrency. Izo video twarazikoze, ubaye zifite ikibazo twagufasha. Ushobora no kunyura muri info ukabona ID. Yes, ugarutse kuri twa tudomo dutatu kuri ya platform, kuri ya dashboard, ukanyuraho ukabona my info, ugafatamo ID ndetse na username, ugaha umuntu akaba yakwishyurira. Cyangwa se ukanyura ugafatamo na link. Iyo video nayo twarayikoze, nayo ugaha umuntu akaba yakwishyura anyuze kuri Binance cyangwa se n'izindi platform. Mu by'ukuri uru ni rwo rugendo, nicyo wifuzaga kumenya, uburyo wakwishyura. Ni ibintu byoroshye kandi cyane. Ndagira ngo dusoreze hano. Ubaye hari aho wagize ikibazo, ubaye ukeneye kumenya byinshi, wakwihutira kugera kuri office ni Nyabugogo. Twakuyobora kuri ya nimero ya 07811093 Meta Coach Jerome, tukakuyobora ukabasha kugera kuri office ukiga byinshi, hanyuma ukarushaho kubyaza umusaruro Livegood. Ndetse no mu buryo bwa online utabasha kugera kuri office, turagufasha. Karibu, twiteguye kugufasha. Reka tubyaze umusaruro Livegood, reka tuyibyaze umusaruro. Reka mudusange tubafashe, reka tugere kuri byinshi. Mukomeze guhirwa, Imana ikomeze ibagirire neza. Meta Coach Jerome, ndabakunda cyane.